ukuri muvuge ni twese dukuze umbonye arambuze duhuye ndikuru uyu mwaka ndahuze ndakazema bro gahunda nje nukubakoma mukabyumvira muri iyi ngoma sinitaye kubyo muvuga nzakora mpaka mugiye koma ntago ujya utekengaho ikintu bita drugs abajene bo muri ino minsi urabizi hari abajene tubona ati yatangiye umuziki na character ze zigahita zihinduka. oya drugs yakinwe ntago ari ngombwa ariko nanone hari utuba dukwiye dukeye. What's popping my people? Uyu munsi tukaba tugarutse ahantu bita kuri Kosovu TV. Murabizi tugenda tubereka ibintu byinshi bigiye bitandukanye, yaba abajene bafite impano bari talented, yaba abakinnyi ba filime n'abandi bantu bagiye batandukanye, yaba n'aba artiste ewana mu Rwanda ahangaha bose kuri Kosovu urahabasanga, yaba filime zigiye zitandukanye, ewana ikintu cyerekeranye n'urubyiruko, yaba showbiz, ewana hari kabisa byose babihari. So uyu munsi tukaba tugarutse hano kuri Kosovu TV, tukaba turi kumwe n'umutumirwa wacu. Uyu munsi mukaba muri kumwe n'umuntu bita Viva host. So mbere yuko tuza gutangira none ndashaka kubanza kubibutsa gukanda subscribe, like and comment. Chana murabizi ni Kosovu TV, tugenda tubana n'abantu bagiye batandukanye, yaba ari abantu bafite story y'ubuzima itandukanye, yaba ari story babaje, yaba ari story itandukanye. Man, turakwakira pfa kuba ufite impano uri talented. So rero uyu munsi tukaba tugarutse, tukaba turi kumwe n'umuntu ari buze kuba yagerageza abashe kuba yanabibwira dore yuko yanahageze. Ariko ndabona urugendo rwabaye rurerure, izuba rimeze nabi, murabizi dore turi muri summer kandi turimo turayigeza muri ending yayo. So uyu munsi tukaba tugarutse turi kumwe n'umutumirwa wacu, ndagira ati tumwakire hano kuri Kosovu TV. Welcome. Yaman it's boy D Montana. Ya umujene bimeze gute se? Ibintu ni fresh baba. Ariko banza kugera ngaha byagoranye, ndabona n'izuba kabisa. So hari wanyuze muratangaza iki? Wacu ibintu tangaza ni ibisazi nyine, umva ibintu bira ariko biragenda gake. Biragenda buhoro kabisa. So uyu munsi tukaba twakiriye hano bita kuri Kosovu TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubana nawe, ndagira tuze gutangira wibwira n'abakunzi bacu kugira ati n'abantu batakuzi, abakunzi ba Kosovu TV babashe kuba banakumenya kabisa. Ukuri muvuge ni twese dukuze umbonye arambuze duhuye ndikuru uyu mwaka ndahuze ndakazema bro gahunda nje nukubakoma mukabyumvira muri iyi ngoma sinitaye kubyo muvuga nzakora mpaka mugiye koma. It's a boy D. That's what's up my guys. So ntago navyemera rusibise birangira aho ngaho. Oya biracyari. Kandi ga freestyle twagiye. Icara wiga ibyo nkora nikora ubusizi mu Rwanda duhora dukora turaba boy bafite vizona cheki kuri kariya manuka beat nka father wa mama after shopping feeling agushya mu gatsika takaba namwanya mfite wo guta bro urazana ubufezi ngutemo. That's what's up my guy. So noneho reka basukamatsiko cyane ndagira ati abashe kwambwira ni wigeze wumva uri talented cyangwa n'umuntu wabara kugira inama akubwira ati rero umujene ndabona n'umuziki wanawushobora gerageza ujye mu muziki cyangwa ni impano wumvishije ikurimo? Nge rero life yanjye umva ni ndende kabisa, umva ibintu by'imiziki ntago nakubeshya ngo ni talent yanjye, ni kumwe nyine ugerageza ibintu byose. Nge nakinnye umupira umva ndabyina umva none ubu ngubu ubuhanzi ni kumwe umuntu yakubwira ngo ubikoze hari igihe byarya man nyine ukagerageza no kugerageza amahirwe yose ntago. Nose tuvuge ko uyu munsi iri kugerageza imana nje ndumva pe my side ndumva nyine uri talented kabisa. Ndumva nyine atari wa muntu ukora ibintu byagwiririye kabisa. Ngiye ikintu mbona no kuri talented, ahubwo ndimo ndibaza byibuze ese nk'iwanyu nyine basanga wageze mu muziki batangiye kubona watangiye kujya muri studio watangiye gushutinga video mu rugo babifashe gute? Ese ntago bigeze baceka ko umuhungu wacu agiye kubikirara, agiye gutangira kunywa itabi inzoga, bagiye kwangirika cyane mu rugo babifashe gute even n'ababyeyi? Icyo nicyo kibazo cya mbere ubundi kiba kigoranye, bahita bumva noneho iyo uririmba rap bahita bavuga umuhungu yabaye umusinzi, yabaye agiye guta amafega ibintu nk'ibyo sibyo. Ariko nyine iyo bari kureba ikintu kivamo bakareba nyine n'abantu nyine bari kubyitabira nyine man bagenda babyakira gake ariko nyine icyo baba bashaka nyine ni kumuro ibintu byawe bishyire ku murongo, niba ari ugutaha kare iki n'iki
ugume ku murongo. Okay, njye ndabyumva kabisa on my side, ariko urareba sibyo aryo wanyu musengera mu bake iwacu kabisa bose n'abakristo n'abadive n'abakristo umva baki. So rero urabona bitewe na situation yo mu rugo kuntu biba bihari, hagiye bavuga ati umujene wacu uko byagenda kose ni umwana wacu turamukunda, kandi nimba afite n'impano ari umuhanzi tugomba kumushyigikira muri byose nyine buriya nyine hari ukuntu tujya tugerageza gutya nyine gusanga mu buzima tubayemo hari ahantu ushatse kujya, ariko nyine mu rugo baravuze ati si umujene wacu ntago, ahubwo ndashaka kumbwira uyu munsi D Montana turimo turabona atandukaniye hehe n'abandi bahanzi dufite hano mu Rwanda? Ese ni umuntu ukora umuziki umeze gute? Mbere na mbere D Montana nyine ni umuhanzi w'umuraperi uririmba injyana ya drill, gusa nyine umuhanzi ntago aba ari ukuvuga ati ngo gukora injyana imwe, ngewe ibintu byose nabikora sibyo. Umuhanzi ni umuntu uhanga ibintu byose, ntago aba ari ukuvuga ngo rap niyo nakubita gusa, ibintu byose ndabikora, ariko cyane cyane rap kuko mva guhogoza byaranze kabisa. Oya nose kunya numva abajene batangiye ewana bahogoza bikaza kurangira barapya, ari nabo nzi batangiye ewana bumva ari rap ari yawo, ndabazi benshi cyane urebye na amagini tuyarya tuzahogoza ushaka kuzarangira fine nawe uhogoje rero uyu munsi ndashaka kubona ikintu mfitiye amatsiko. Ese umunsi wa mbere ujya muri studio byari bimeze gute kabisa? Mbabara udusangize ku munsi wa mbere ujya muri studio uvuga ati njyewe uyu munsi none ngeze muri studio ngiye gukora indirimbo. Ese wagiye umeze gute ugeramo, situation byari bimeze gute uwo munsi, kandi n'umunsi wa mbere dore wari ugezeyo? Ubundi njyewe umunsi wa mbere njya studio icyo gihe nari ndi ku ishuri, urumva tumaze gukora examen nyine like kumwe mugiye gufunga ishuri nyine ibikopi twari twakoreye examen barabiduha, umva twanditseho imirongo turabandi wajya studio. Icyo gihe numvaga naririmba n'undi muniga nyine nawe yari yanditse indi mirongo ku ruhande, tujya muri studio ariko ikintu cya mbere cyabaye kubera studio haba harimo abantu no kutaramenyera kuririmba, bwa mbere turaririmba nyine umva baraduseka bumva ibintu turirimbye n'ibibaho, noneho kubera haba hari n'abantu n'iki n'ubwoba umva, aho iyo ugiye ubimenyereye bikora fresh, ariko nyine umunsi wa mbere wo muri studio umva byari comedy kabisa, ibintu twaririmbye natwe umva. Nose iyo ndirimbo yaratashye cyari yagumye muri studio. Iyo ngoma irahari wakira. N'ubu ngubu urayifite? Nase yigeze byibuze ugera mu rugo yumvishe inshuti n'abavandimwe cyangwa iyo ngoma irenze ngira. Niyo ndirimbo ya mbere ugira, niyo yaguteye motivation. Adaside nyine numva kuri weho ni ingoma nyine wumvishije yuko ariyo nyine itangiye urugendo rwawe rwa muzika. Ako se byibuze abandi bayumvishije gute inshuti n'abavandimwe? Iyo ngoma yabaye ngiye numva ko ariyo ya mbere irenze, nuko ariyo ngoma nakoze ngiye ntabikeka ko yaba nziza, ahubwo abantu akaba ariyo bakunda bakayikunda kurusha izindi. Rero nicyo cyatumye mva numva ko umuziki ahubwo mva ariwo nkwiriye kuguma. So uyu munsi ndabizi yuko byibuze iyo ukeneye kujya muri studio ese ni ibihe bintu ukenera kuba mu muziki uyu munsi igihe tubashe kuba twabona D Montana yaduhaye video nziza, yaduhaye audio nziza. Ese amafaranga urimo urakoresha uyu munsi mu muziki uri kuyakura hehe umujeri? Umva nirihaso nyine abahungu urabizi nirihaso nta kazi n'iki, ariko nyine nyine iyo ufite abantu bakunda ibintu byawe bagupushinze kubijyamo, nayo mpamvu baragufasha. Wenda nshobora gukora audio nka hip-hop ariko video nka famille yawe bakakubwira bya bintu tubona upfa kugerageza, ariko dupfe kugutamo bukeya genda ukore nta wamenya. Babikora bavuga nta wamenya, ariko umva ndabizi umva tuzagafata wakinda. Okay, tuzagafata. Sasa rero uyu munsi D Montana turimo turabona hangaha imbere ya kamera ni umuntu ufite iyihe ntego uvuga ati mu gihe kiri imbere my future ngomba kuba ameze gutya. Uyu munsi nyine bishobora kuba ari challenges zigukomereye, ariko se byibuze mu gihe kiri imbere urifuza kugera ku zihe ntego? Umva ntago ari future ahubwo vuga ngo ejo bundi kabisa. Ejo bundi ntago bitinda, umva nyine muraba mumbona hehe se ahubwo muri za Bollywood na hehe umva twageze, ntago bitinda. Cya mbere nuguhozaho iki no gukunda ibintu cyane kabisa. So rero uyu munsi rero D Montana urabona yuko bashije kuba wabona amahirwe yo kuba wagera muri studio ukarecording iyo audio niyo video. Urumva nyine hari abajene benshi bari hano hasi bafite impano bavuga ati se icyama nkamera nka D Montana cyangwa nge nzabigenza gute kugira ati ngire muri studio nanjye ko nkora
iyo ngoma cyangwa iyo song ko nanjye nakuze nkunda umuziki. So ni buhe buryo uyu munsi uramutse uhuye n'umujene ufite impano wifuza kuba wakandika indirimbo, wifuza kuba wakora indirimbo, even na video nyine ari kuvuga ati byibuze impano yanjye hari abantu bagomba kuba bamenye yuko mfite impano kandi nanjye nshoboye. Urabona rero uyu munsi D Montana turakubona kunyura ku mateleviziyo atandukanye za BTN, za B+, za KC2. So uyu munsi rero urumva nyine hari abantu badafite ayo mahirwe. Ese D Montana ni iki wafasha abajeni nk'abo ngabo kandi bumva yuko bari talented kandi nabo bashoboye? Ikintu cya mbere barabura mva cya mbere ni information, sibyo? Iyo ufite amakuru y'ibintu man uko waba uririmba kose cyangwa uko waba umeze kose ugerayo. Ikintu nabafasha ngewe bwa mbere ni promotion, kuko naba mfite aho nageze nyine bataragera, nabafasha nabo kuhagera. Kuko sinakubwira ngo nawe ndaza ngo ukorere ingoma na video nanjye nkiyubaka, ntabwo byakunda. Ikintu nakora ni ukuba promotinga mu bantu bamenye, sibyo? Nabo bakabamenya kabisa bikagenda fresh. Noneho babamenya nabo byabafasha kwiteza imbere bakazamuka. Ko sinakubeshya ngo nkubwire ati ngo wowe ukizamuka ngo uvuye ngo ukorere video nanjye umva ari ibisazi. Cyambere ni promotion. Promotion se ubushize ubwo merukana kubonye kuri RBA kabisa, mbona igihangano cyawe kinyuzeho bidatinze n'icyumweru mbona baragutumiye ukoze interview. Hari n'icyo bavuga ati se nihe process wa warabinyujijemo ko tubona D Montana uyu munsi arimo ariyubaka, ari umujene ufite courage urimo uragenda ukora cyane kandi ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Even uyu munsi arajya kuri YouTube akakuvisitinga akareba ibintu uploadinze songs zawe nziza zigiye zitandukanye kandi zirimo information izafasha urubyiruko. Ese D Montana uyu munsi ndashaka kuba nakubaza, ntabwo ujya utekinga ikintu bita drugs? Abajene bo muri ino minsi urabizi, hari abajene tubona ati yatangiye umuziki cyane na character ze zigahita zihinduka. Oya drugs akinwe ntabwo ari ngombwa, ariko nanone hari utuba dukwiye dukeya, sibyo se? Oya ntumbwire kujya muri studio nawe watayemo akantu agakoni. Aho ntabwo ari ngombwa, ahubwo nyine ibyo byica kariyeri. Iyo ubitahemo nk'urugero wenda urabona izo spring muri studio, ubona iyo mirongo byoroshye, sibyo? Ariko mu gihe nibiba noneho attractive kuri wowe cyane bizakwicira kariyeri, utangire kubona nyine wabihaye umwanya kurusha music, kandi muziki wabisaba ngo uhozeho man. Rero iyo ufashe ibiyobyabwenge ukabivanga n'umuziki biba bipfuye, ko hari abasaninzi man bagiye babitamo akaba ari byaho umwanya cyane umuziki ukabuguye hasi. Rero nkatwe tuba tukiri bato tuzamuka, tuba tugomba kubyirinda kugira ngo basi swaga wazamukanye uzihorane. Ni ukwinywera energy utuntu tw'udufanta tukaduha imbaraga. That's what's up kabisa my guy. So uyu munsi rero ndibaza se D Montana habyibuze hari umuntu ufite ugutera motivation uvuga ati uko byagenda kose uriya muntu ushaka kuba namufatiraho icyitegererezo nka role model? Abizi nyine ino music harimo aba artist benshi bagiye batandukanye, yaba hano mu Rwanda cyangwa hanze y'igihugu. Kabisa byibuze umuntu ugutera motivation uvuga ati ko byagenda kose nzagera ikirenge muke. Kabisa road reach urumva. Ubwo ni hanze muri Amerika. Mu Rwanda nyine wumva umuntu unera motivation ni D Montana. Mu Rwanda ntawe uhari. Mu Rwanda ntawe uhari, sinakubwira ngo bushari cyangwa abande barana ubwo bakuze bafite ibyabo, nawe ugomba kugira ibyawe. Ngewe mu Rwanda nawe kabisa. Ariko hanze arahari. Ko numva bitoroshye. Ariko ikintu ngiye uyu munsi ndimo ndabona uyu munsi D Montana ukeye fresh see the outfit umujene umeze neza kabisa. Kandi ikindi kuba wageze ahangaha uyu munsi kuri Kosovu TV, you are welcome anytime. If you dropping the song out kabisa ntikaze rwose, amarembo arafunguye kandi n'ubutaha hano ni mu rugo. Anytime uramutse ufite ikiganiro wifuza kuba wasangiza abantu cyangwa ufite n'inama ishobora kuba yafasha urubyiruko rwo muri ino minsi, nabyo byaba ari fresh. So ikindi kintu nanone rero nifuza kuba kubaza D Montana, urabona yuko uyu munsi byibuze music yo mu Rwanda kuntu imeze, ikintu cya mbere barakubwira ati ni promotion. Mu gihe wasohoye indirimbo, mu gihe wagiye muri studio, ese byibuze guhera kuri from zero nyine to guhera kuri audio kugeza kuri video, so urumva ibyo ngibyo bivuye bagiyeho urugamba nyine rwerekeranye na promotion kugira ati igihangano cyawe haba hari management byibuze ufite igufasha muri promotion, cyangwa nyine nabyo ni ibintu uhasoringamo ukavuga ati ngiye D Montana uko byagenda kose ni ibintu nabyo ngomba gukora nyine nkuko nihirinze ngakora video cyangwa audio
nabyo ngomba kubikora. Sha ubu ngubu nta promotion ibihari ariko nyine ibintu mana abantu biragera bakabyumva. Ngewe nyine ni ugukora cyane man bizizana tu ntabwo nakubwira ngo birahari. Ariko nyine igihe kizagera bikunde. Ubu ngubu nyine ni ukubyipapa man ukabyimama mvuga ko urugoma rwa danger sibyo. Aba promotion ya mbere n'abantu iyo abantu bagukunde se nta bindi. Abo bantu bazakugeza aharenze. Promotion ubundi se baragupromotinga ukumva ibivuyemo bakabyirira iki api. So uyu munsi nicyo kivuga ati ngiye Dimotana nzipromotinga y'abantu uko byagenda kose. Ariko urumva nyine n'ubushobozi bunabonetse tayari ugomba kubona afite management ivuga ati uyu munsi Dimotana yasohoye indirimbo ntabwo ari bubyirukankamo nk'uko asanzwe abyirukankamo. Tayari icyo kintu nyine even nyine na collaboration ku bandi other peoples nyine tu bahasoringa nkawe. Ariko ikintu cya mbere ewana mbashije kuba nakunda ni uburyo uri talented kandi ikindi uburyo uhasoringamo nyine tu. Sinzi nimba muri runo Rwanda wenda cyangwa hari n'abandi bajene bahasoringa nkawe. Abantu munsi biranejeje kabisa ko uyu munsi tugenda tubana n'abantu bagiye batandukanye tubakira hano kuri Kosovu TV. Ariko mujene haso yawe kabisa kandi Imana ibirimo kabisa. Keep it up kabisa. Anytime abakunzi ba Kosovu TV uyu munsi ndagira ati mbashe kuba nabasaba ikintu kimwe byibuze nimba Dimotana afite na platform asanzwe akoresha even YouTube on TikTok Instagram abashe kuba yanatubwira platform zose akoresha kugira tubashe kuvuga ati se uyu munsi ndamutse nyine Dimotana ntamubariza hehe platform akoresha za ndirimbo ze nziza. Imbuga zanjye umva YouTube hose nyine imbuga zose zibaho ni D ugasiga umwanya kabisa Montana. Nkaba nshimira na Kosovu TV wallahi umva ni big thing umva kuba mwanumiye ndabashimiye cyane kabisa kandi umva n'ubutanu kuzana abandi bantu umva gahunda yari no kuza 1M waje. That's what's up my people. Ndakubwiye ati uyu munsi twebwe na price dushiraho ibiciro ngo umuntu nimba uri talented vayo to go space abantu baboneye icyo ubitse baboneye impano yawe bavuga ati se uyu muntu ni Dimotana arashoboye kabisa tumusupporting tumuhe support. Na price iriho ku bantu bafite impano yaba even na story y'ubuzima. Twe nta kintu tukwishuza ikintu nyine tugusaba ni time yawe ibyo bihagije kabisa. Thanks umujene ko waje kwifatanya natwe uyu munsi kandi anytime you are welcome amarembo arafunguye kabisa. Thanks kabisa na. That's what's up my brother.